Kristo Yezu akuzwe bavandimwe, nejejwe no kubatembereza ahantu hitwa i Fatima, ni muri diyoseze ya Kabgayi, paruwasi ni Kabgayi, mu mujyi wa Muhanga, akarere ni Muhanga, ni mu kagari ka Gahogo. Nshimishijwe no kubatembereza mbabwira ibyiza byaho. Nta muntu uhagenda ngo asubiremo amaramasa. Ni ahantu heza hejuru y'agasozi, aho uba ureba neza imisozi, ureba ikanyarira, ureba mu Ruhina, uba ureba ahantu hose, mbese haritegeye ku buryo bunejeje. Ariko igishimishije kurutaho ni uko kuhasengera rwose ni ibintu biteye ubwuzu, ni ibintu bishimishije. Iyo ugiye kuhasengera ugaruka wumva unezerewe, wumva ufite umucyo ku mutima ku buryo butangaje. Nimugire amahoro rero, dukomeze twirebere ubwiza bwa Fatima y'i Muhanga mu Rwanda, ho muri diyoseze ya Kabgayi. Dukomeze twirebere ubwiza bwayo, kandi tunabaha ikaze mwese abashaka gusenga mutuje, mukomeze kuryoherwa. Murabona ko rwose n'umujyi wa Muhanga uba ugaragara neza, ahantu hose hagaragara neza. Mukurikire murebe. Aba ni abaturanyi ba Fatima. Iki ni igice cyiza rwose kiryoshye. Kurikira tureba ubwiza bwa Fatima, mu kanya ndabatembereza imbere. Ahangaha ni inyuma y'urugo, urugo rwubatse Fatima, urugo rwiza cyane. Jaride nziza y'i Fatima. Dukurikire tuyitembere, ahantu wicara ugasingiza Imana, ukumva uranezerewe, ugataha wumva ukeye. Urabona harimo intebe nziza muri jaride. Iyo uhicaye ugasenga ugenda wumva waruhutse, nta handi waruhukira ku buryo bunejeje. Aha waharuhukira ukishima, ukanezerwa, ugataha wumva ukeye. Ahangaha ni muri shapeli mo imbere. Ubundi mukomeze munezerwe, mukomeze mwizihirwe, mutaramana n'umubyeyi umwamikazi w'i Fatima. Aho uhagarara ukareba iby'Imana yahanze ku buryo buhagije, ku buryo bushimishije. Dukomeza dukurikira imiterere ya Fatima nziza, Fatima ikeye, ifite ubwiza buhambaye. Kandi uko bugenda bucya niko igenda irushaho kuba nziza kurushaho. Itegurwa n'abahanga babizobereyemo, bazi ibifasha abakristo gusenga. Ubwiza nyaburanga rwose burayitatse. Genda Fatima uri nziza, Fatima urakeye,
Fatima abagusanga rwose ntibajya baheranwa Fatima urakeye mwamikazi w'i Fatima dusenge. Fatima ntawe uhagera ngo agende uko yaje, ntawe uhagenda ngo agende nta mugisha umubyeyi amusesekajeho. Namwe nimwirebere ibyiza bitatse Fatima. Namwe nimwirebere ubundi ntazagire uheranwa n'agahinda, ntazagire uheranwa n'ibibazo, kandi twifitiye ahantu heza hitwa i Fatima abantu bajya bakaruhuka, bakishima, bakanezerwa. Mwari kumwe rero n'umuvandimwe wanyu ubifuriza ibyiza gusa, ibyishimo n'iminezero. Ubundi nimukomeze mutemberere i Fatima, musingiza Imana, mureba neza ibyo yahanze, muragahorana Imana, Imana ibahe umugisha.